Data arambwira ngo mukomeze gusenga kandi musengere Dawidi. Mana irambwira ngo kandi abera mukomeze kwezwa, abumva mutarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwiyeze kuko Data aje guca mu gihugu cy'u Burundi. Mana ibagirire neza, aje guca mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu mwase basengaga Imana yarababwira ngo igiye gucyura umugeni kandi igiye kuhaca kandi ije gukora. Imana irambwira ngo umugeni azataha mu gihugu cy'u Burundi kandi yezwe. Imana iranambwira ngo abera bararinzwe. Imana irambwira ngo kandi mwiyeze kubera ko Imana nihaca gitera azagenda. Murarebe ikintu mfite hano, haba icyo twita marinete. Mana nitugirire neza, hano mafite ekuteri. Mana nitugirire neza. Mana yambwiye ngo abantu bo mw'iyi minsi babandi b'abarokore, babandi bakijijwe, babandi bumvisha ijambo, babandi babwiwe bakumva, mw'iyi minsi ntabwo bakiri kumva iby'ijwi ry'ijuru. Mana itugirire neza, nta nubwo bagishaka kubyumva kuko bamaze kumva ko ari abatunzi, bamaze kumva ntacyo bakennye. Niyo mpamvu bafashe kuteri bazishyira mu matwi. Mana itugirire neza, reka mbabwize ukuri. Mana yambwiye ngo bamaze Mana yambwiye ngo bantu bafashe y'amaso y'umwuka bayambika izirinete. muri kubona ni filme. Iyo wambaye filme nta muntu kureba mu maso, yewe nicyo warebaga gihindura isura yaka. Mana irambwira ngo maso yanyu mwayambitse filme, mwahumwe n'imitungo, mwahumwe n'iby'isi. Mana irambwira ngo mwiyambure izo filme, mwiyambure izo kuteri, mwambare musabe imbaraga. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo musabe amaso. Muri kubona izindi rinete hano, isi ni rinete ziri mu muti. Bashumba bo mw'iyi minsi bari gukubita intama bakazikomeretsa. Mpamvu niyihe? ni inda nini. Ariko abera Imana iravuze ngo igiye kubarinda igerageza rigiye kuza mu bihugu byose. Nababwiye ngo Imana igiye kunyura mu isi hose. Niyo mpamvu na Bibiliya iratubwiye ngo mu isi hose hagiye kubigeragezwa, ariko igiye kurinda abera. Abera ibahaye umutaka, byose muzabirebesha amaso. Data yambwiye ngo musaba yandi maso arenze kuri ayo mufite. Turi mu bihe bikomeye, mukwiye gusaba yandi maso. Atari amaso areba iby'isi, atari amaso areba ibi byo mw'isi. Musaba amaso ahishurirwa, musaba amaso, musamukure kuteri mu matwi, mwumva ijwi rya Data. Imana irambwira ngo ngira uyu muntu witwa Dawidi. Uyu muntu nkunda kumwita Dawidi kuko uyu muntu azayobora iki gihugu. Dawidi yari umwami, muri Bibiliya murabizi. Uyu muntu uzayobora iki gihugu. Imana irambwira ngo Dawidi ahuri, ntago nzi igihugu urimo cyangwa ahuri. Icyo nzi cyo ntago uri mu gihugu cy'u Burundi. Imana irambwira ngo igihe cyawe cyo guhaguruka ugakora ni iki ngiki. Imana yambwiye ko hari abantu biyumvamo uyu Dawidi ari benshi. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yabahaye itandukaniro ry'aba Dawidi uko muri kwiyumva. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo ibimenyetso by'uyu Dawidi uyu nguyu yubaha
w'Imana mu yandi magambo ni umukristo. Dawidi uyu nguyu akunda abanyagihugu, ntavangura amoko agira. Aba perezida kugira ngo mutaza kubitwaraho umwikomo, ariko Imana njyewe yarabanyeretse abaperezida ujya urota ubaka ubufasha, uhaguruka ukore. Iki nicyo gihe cyo ko Imana igiye kuhaca, ariko ni nacyo gihe cyawe cyo guhaguruka. Imana irambwira ngo haguruka ukore, kubera ko igihe cyawe kirageze. Imana irambwira ngo uyu Dawidi kandi risezerano arimaranye imyaka iri hejuru y'10. Ntabwo ari ibyo wabwiwe mbere nyuma y'imyaka 5 ishize. Iri sezerano urimaranye imyaka myinshi iri hejuru y'imyaka 10, ariko igihamya nuko muri uyu mwaka bongeye kubikubwira. Ese mugubwe neza kandi neza y'Imana ntikabaveho imisi yose, ibahoreho imisi yose kandi ndetse n'abanyu bose. Ngize umugisha udasanzwe ndi kumwe n'umubyeyi w'Imana, mukobwa wa Yesu. Imana ishimwe cyane ko nicaye nawe kandi ndabona yambaye ubwiza bw'Imana. Mama w'amahanga, karame, uraho? Ndashima Uwiteka. Urakomeye? Nukuri ndacyakomeye kandi nkomereye muri Kristo. Kutuje cyane, kukeye cyane? Nukubera Imana. Nukubera nde? Ariko ujya uririmba, ndashaka ko muzaturirimbira. Nzabaririmbira, nkunda kuririmba. Ariko harigenza muri mundu yo gutanga message, ariko nkunda kuririmba. Yego. Mama, Imana ishimwe cyane ko igucira inzira ukaba wongeye kuboneka, kandi igucira inzira ikaguha n'iyo message. Ntago abantu bose bafite izo message cyangwa se ubutumwa, no ko wemeye kumvira Imana ukaza kubutanga, nabwo Imana iguhera umugisha. Ndayumvira kandi narabiyemereye, nta nubwo nzareka kuyumvira, kubera ko n'abanyarwanda baravuga ngo wanze kumvira se na nyina ngo yumvirije ri, ubwo se utumbiye data wa twese ho wakumbira iki? Rero numvira Imana kuko niwe papa undutira abandi ba papa, niwe undutira, mbese ni byose byanjye. Ntago nabona uko mvuga urukundo rw'Imana, birandenga. Dawidi we yaravuze ngo Imana niya. Imana niya. Imana ishimwe cyane. Shuti muvani muduteze amatwi muri kano kanya, ni mama w'amahanga, ni Esther muramuzi, no agize umuryango w'Umusaraba TV. Twishimiye kubana nawe, ariho tugiye kugana muri kano kanya. Bana twemeye icyo kiganiro utangire natwe kugeza tugishoje, kandi Imana iraguha umugisha. Mama w'amahanga, senga Imana uhanuka wategetswe. Ni karibu. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Data wa twese, umubyeyi wacu dukunda, byiringiro byacu bizima, Mwami Imana, wowe wemeye ukatuzigama kugeza uyu munota, twe turacyahumeka umwuka wazima. Ni benshi batagize aya mahirwe ndetse bageze ahacecekerwa, ariko nagushimiye ko wongera kwemera ko tugera hano ku isi mikoro. Nyemerera Uwiteka ngushimire ko warinze abapapa, warinze abamama, ayiwe warinze abasore, warinze abakobwa. Data turagushimye, warinze Mwami Imana abakunzi b'Umusaraba TV, sina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera Data twongeye kugaruka tuje kuvuga ibyawe, n'abaritswe. Nyemerera Data njye uhari hano mbure wowe ugaragare, reka nkubere mikoro urangurure, mwuka wawe wera naganze kandi ategeke mu izina rya Yesu Kristo. Duhesha n'imigambi n'ubucakura bwose bw'umubisha mu izina rya Yesu. Kaze na karibu papa. Nyemerera kandi hereza umugisha buri muntu wese ugiye kuzakurikirana iki kiganiro, kandi akagisangiza bene se, akadufasha gukora uyu murimo. Ndatuzamuhereza umugisha, kandi Mwami ijambo ryawe rigakura abantu bawe kandi rigira aho ribashitse. Urakoze papa kubanye natwe uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amena. Turabashuje cyane bakunzi b'Umusaraba TV, bakunzi ba Kristo, kandi bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko babibabwiye, ni Generali Esther mama w'amahanga, nongeye kugaruka
kandi ingarukanye ubutumwa bwa data n'ubutumwa bw'ijuru, n'ubutumwa bureba umuntu wese aho ari mu bihugu bitandukanye. Ugirirwa ubuntu akabwumva muri uru rurimi ndetse n'ubasha kuzarwumva ahinduye urundi rurimi, kuko ikoranabuhanga ryaraje. Mwese ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Munyemerere nambutse message, mfite message zitandukanye z'abantu batandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ariko data mwese arabakunda. Mfite message ku gihugu cy'u Burundi. Barundi abajya bambaza ngo kuki mbakunda cyane. Nukuri abarundi muri abavandimwe, tutitaye no ku by'amateka, twese turabavandimwe muri Kristo. Kandi iyo uri umuvandimwe w'umuntu uranamukunda. Yesu we yadukunze urukundo ruhebuje twe tutabasha gukunda hari ngo dukundane nk'urwo yadukunze, ariko yaratubwiye ngo ntitugire irindi deni uretse iry'urukundo. Data aduhana umugisha. Mwemerere mbwire abarundi mwese aho muri, data arambwira ngo mukomeze gusenga kandi musengere Dawidi. Mana irambwira ngo kandi abera mukomeze kwezwa, abumva mutarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwiyeze kuko data aje guca mu gihugu cy'u Burundi. Mana ibagirire neza, aje guca mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ijwi ry'Imana rikubwira ngo iyeze aho uri hose wiyeze. Nimvuga ngo aje kuhaca, ntago iyo data hageze ibyo ari byo byose amanuka hari ikimuzanye, aza hari ikimuzanye. Imana irambwira ngo aje kuhaca, mwiyeze. Ikindi Imana irambwira ngo ngira uyu muntu witwa Dawidi. Uyu muntu nkunda kumwita Dawidi kuko uyu muntu azayobora iki gihugu. Dawidi yari umwami, muri Bibiliya murabizi. Uyu muntu uzayobora iki gihugu, Imana irambwira ngo Dawidi aho uri, ntago nzi igihugu urimo cyangwa aho uri, cyo nzi cyo ntago uri mu gihugu cy'u Burundi. Imana irambwira ngo igihe cyawe cyo guhaguruka ugakora ni iki ngiki. Imana yambwiye ko hari abantu biyumvamo uyu Dawidi ari benshi. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yabahaye itandukaniro ry'aba Dawidi uko muri kwiyumva. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo ibimenyetso by'uyu Dawidi uyu nguyu yubaha Imana, mu yandi magambo ni umukristo. Dawidi uyu nguyu akunda abanyagihugu, ntavangura amoko agira. Uyu Dawidi afite amashuri, yarize arenga segonderi, arenga A0. Uyu Dawidi afite amashuri ahagije. Uyu Dawidi afite abantu bamushyigikiye ndetse benshi, n'abantu ari abo mu buryo bw'igisirikare. Igisirikare cyaragifite, yaranamaze kugitoza, ariko Imana yanyeretse ko abantu bafite igisirikare barenze umwe. Niyo mpamvu Imana ije gutandukanya aba ba Dawidi. Uyu Dawidi afite igisirikare ndetse nawe Imana yaramutoje ku buryo nawe ubw'igisirikare arakizi. Mu yandi magambo, Imana irambwira ngo uyu Dawidi afite inzozi Imana igimwereka, akibaza ngo ni ibiki. Dawidi arota abaperezida bamwe ajya kubaka ubufasha bwo kuzajya kurwanirira igihugu cye akagifata. Imana irambwira ngo abo baperezida wabonye urota mu nzozi bazaguha ubufasha, tera intambwe ubasaba ubufasha, bagiye kuguha ubufasha. Ntago mvuze aba baperezida kugira ngo mutaza kubitwaraho umwikomo, ariko Imana njyewe yarabanyeretse abaperezida ujya urota, ubaka ubufasha, uhaguruka ukore. Iki nicyo gihe cyo ko Imana igiye kuhaca, ariko ni nacyo gihe cyawe cyo guhaguruka. Imana irambwira ngo haguruka ukore, kubera ko igihe cyawe
kirageze. Imana irambwira ngo uyu Dawidi kandi risezerana arimaranye imyaka iri hejuru y'10. Ntabwo ari ibyo wabwiwe mbere nyuma y'imyaka 5 ishize. Iri sezerano urimaranye imyaka myinshi iri hejuru y'imyaka 10, ariko igihamya nuko muri uyu mwaka bongeye kubikubwira. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo Dawidi haguruka ukore. Imana irambwira ngo mbaho urugero ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda muri 1994 abantu basengaga Imana yarababwira ngo igiye gucyura umugeni kandi igiye kuhaca kandi ije gukora. Imana irambwira ngo umugeni azataha mu gihugu cy'u Burundi kandi yezwe. Imana iranambwira ngo abera bararinzwe. Imana irambwira ngo kandi mwiyeze kubera ko Imana nihaca gitera azagenda nubwo n'inzira karengane zizagenderamo, ariko gitera mu gihugu cy'u Burundi azagenda amahoro abe mu Burundi. Imana irambwira ngo mukomeze ibihe byanyu byo gusenga. Dataje gukura iyo mirambo mubona mu mihanda, dataje gukura kubahoza ayo marira, bya bisasu hamwe ugenda wikanga ko hariya hari buturikira igisasu. Imana irambwira ngo ayo marira mwarize yarayabonye kandi igihe cyo kuhozwa cyanyu kirageze. Data bampera umugisha. Imana irambwira ngo kandi mbwira abantu bose Imana ije kunyura mu isi hose. Imana ije kunyura mu isi hose. Ni nayo mpamvu yampaye aya magambo. Irambwira ngo nyabasomere mbere yo gusobanura uburyo Imana ije kunyura mu isi hose, ariko Imana irambwira ngo abera bararinzwe. Yemerera ushakire Bibiliya kuko ngiye kugukoresha. Data duhana umugisha. Imana ije kunyura mu isi hose, mu bihugu byose Imana ije kuhanyura. Data tugirire neza. Ibyahishuwe ibice 3 hera ku murongo waho wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 9. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana tugirire neza cyane. Data guhereza umugisha. Imana ivuganye n'abera, iravuga ngo izabarinda igerageza rigiye kuza mu isi, ariko ivuza amagambo akomeye. Iravuga ngo kuko wihanganiye ijambo ry'Imana. Imana ishimye kuko mu bihe waciyemo wihanganye. Ugeze mu bukene niwagiye gusambana, ushonje niwagiye kwiba. Imana itugirire neza. Ushonje ntabwo wagiye kwandavura kwibe abitorero. Imana itugirire neza. Bashumba bo mw'iyi minsi bari gukubita intama bakazikomeretsa. Mpamvu niyihe? Ni inda nini. Ariko abera Imana iravuze ngo igiye kubarinda igerageza rigiye kuza mu bihugu byose. Nababwiye ngo Imana igiye kunyura mu isi hose. Niyo mpamvu na Bibiliya iratubwiye ngo mu isi hose hagiye kubigeragezwa, ariko igiye kurinda abera. Abera ibahaye umutaka, byose muzabirebesha amaso. Zaburi ya 91 iravuga ngo abantu inzovu mazagwa iburyo n'ibumoso bwawe, ngo urebe nk'ibihembo by'abanyabyaha. Imana iravuga ikintu gikomeye. Iravuga ngo komeza ibyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Komeza icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Ndagira ngo turebe abantu banyazwe ikamba kandi bibwira ko barifite. Nyemerera wongere usome n'ibyahishuwe n'ubundi were ku murongo waho wa 14, urebe uburyo abantu banyazwe ikamba nyamara ntibabimenya.
3 umurongo wa 14 wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya ngo wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti uwitwa Amena ngo witwa Amena umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri ngo kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'Imana yaremye inkomoko y'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe kudakonje kandi nubire yaba ari ukonje cyangwa wari ubizi yaba wari ukonje cyangwa ukabira nuko rero kukurakaza uyaze ngo nuko kukurakaza udakonje ntubire ngo udakonje ntubire ngiye kukuruka kukuvuga uti ndi umukire umva abantu bimbaza bazi neza ngo nabakire bazi ko ari abakiranutsi Imana itugirire neza ngo kukuvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ngo ndatunze kandi ndatunganiwe ngo ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa ngo utazi ko daca kubona nk'umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa ngo kandi uri umukene uri impumyi ndetse wambaye ubusa Mana itugirire neza dore ndakugira inama umva inama data kugira uyu mwanya umva inama y'ijuru ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi izahabu yatunganijwe mu ruganda kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe ngo kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso ye kugira ngo kandi ungureho umuti wo gusiga amaso yawe kugira ngo uhumuke abo nkunda bose ndabacyaha ngaho data akunda arabacyaha nkabaha ibihano nuko rero ugira umwete wihane ngo nuko rero mwene data agira umwete wihane Imana iguhereza umugisha ndagira ngo mbabwire uburyo data yambwiyemo aya magambo ano murareba ikintu mfite ano haba icyo twita amarinete Mana nitugirire neza ano mafite ekuteri Mana nitugirire neza Mana yambwiye ngo abantu bo mw'iyi minsi babandi b'abarokore babandi bakijijwe babandi bumvisha ijambo babandi babwiwe bakumva mw'iyi minsi ntago bakiri kumva iby'ijwi ry'ijuru Mana itugirire neza nta nubwo bagishaka kubyumva kuko bamaze kumva ko ari abatunzi bamaze kumva ntacyo bakennye niyo mpamvu bafashe kuteri bazishyira mu matwi Mana itugirire neza reka mbabwize ukuri Mana yambwiye ngo bamaze gufata kuteri iyo wamaze kwambara ekuteri muri ekuteri amatwi uba wayafunze mu yandi magambo uri guhindura ushyiramo ibyo ushaka Mana irambwira ngo bantu bashyize kuteri mu matwi bari gushaka Imana iravuze ngo igwaye imodoka bari gushaka ngo Imana iravuze ngo akiraviza bari gushaka ngo Imana iravuze bari gushaka kumva by'uburyohe bw'isi y'umubiri ariko iby'isi y'umwuka ntibari kubyumva Mana irambwira ngo bantu bafite kuteri zirari ry'imitima yabo by'ijuru barabyimuye ntibagishaka kumva ijwi ry'Imana yes ntabwo bagishaka kumva ijwi ry'Imana bashyize kuteri mu matwi ekuteri amatwi barayafunga bashyire kuteri zirari ry'ibyinshi mu mitima Mana itugirire neza Mana ibatabare nababwiye ngo hano harimo rinete
Mana niyo utugirire neza. Mana yambwiye ngo bantu bafashe y'amaso y'umwuka bayambika izirinete muri kubona n'ifime. Iyo wambaye fime nta muntu ukureba mu maso, yewe n'icyo warebaga gihindura isura yaka. Mana irambwira ngo maso yanyu mwayambitse fime, mwahumwe n'imitungo, mwahumwe n'iby'isi. Mana irambwira ngo mwiyambure izo fime, mwiyambure izo kuteri, mwambare musabe imbaraga. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo musabe amaso. Muri kubona izindi rinete hano, isi ni rinete ziri mu muti, Data yambwiye ngo musaba yandi maso arenze kuri ayo mufite. Turi mu bihe bikomeye, mukwiye gusaba yandi maso. Atari amaso areba iby'isi, atari amaso areba ibi byo mw'isi. Musaba amaso ahishurirwa, musaba amaso, musaba mukure kuteri mu matwi, mwumva ijwi rya Data, mwumva ijwi ry'ijuru, mwumva imbuzi. Data aravuze ngo wakunda aramucyaha, avuga ngo mumugureho zahabu yacuzwe mu ruganda, mumugureho umuti musige ku maso. Mana itugirire neza. Bashumba murabyumve, mwamaze guta rinete zanyu z'umwuka, mwambara fime, muzambikwa n'inda nini, muzambikwa n'ubusambanyi, murajya ku gatutsi mukabwiriza, mwarangiza mugasambana. Mana yambwiye ngo mbabwire murasa n'intumbi mu maso y'Imana. Baririmbyi namwe nuko, Imana itugirire neza. Badiyakoni namwe nuko, urwego rwose urimo, uburyo bwose urimo. Mana yambwiye ngo kuramo izo fime, kuremo izo kuteri, wongere wumvire ijwi ry'ijuru, wongere wambare imbaraga. Dataguha amaso y'umwuka, yongera gukore kuma. Turi mu bihe bigoye abageni. Nababwiye ngo Imana ije guca mu isi yose, mbese iraza wowe urabuhagaze. Mana irambwira ngo mwizigamire amavuta azabatunga muri iyi minsi igoye igiye kuza. Mwizigamira amaso azabatunga, mwizigamira imbaraga. Mwe kuba b'abakobwa 5 b'abapfu, ahubwo mube bakobwa 5 b'abanyabwenge. Kandi Imana irambwira ngo bantu bari gukora bagakora uyu murimo, bantu bari kugira neza bagafasha bene se. Reka mbabwire mirimo yanyu igiye kwibukwa muri iki gihe. Umuntu wese yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Mana itugirire neza. Iyi mirimo muri gukora niyo igiye kubatunga mu gihe kije, niyo Data agiye kubibukira. Mana yambwiye ngo mukore imirimo, muzibutse Imana mwibi bihe bigiye kuza bigoye. Mana irambwira ngo mwibuke Hezekiya, ubwayo yari mucyuye kandi yari bizi neza ko azabona ijuru, kuko Hezekiya ari mu bami bubashye Imana. Igihe kiragera iramubwira ngo igihe cyawe ni iki, nkagucyura. Ariko Hezekiya abona arakafite byinshi ratsa byo gukora. Arangije yibutse Imana ngo yerekere ivura, ararira cyane ngo Imana yumva kutaka kwe, Imana yumva kurira kwe, mwongerera iminsi yo kubaho. Mbese wowe Imana uzayibutse iki mu minsi igiye kuza? Imana uzayibutse iki? Imana yambwiye ngo mushake imirimo, musibutse Imana. Imana irambwira ngo mugire urukundo. Iki nicyo ngiye gusohezaho. Imana irambwira ngo mugire urukundo, ongera ufate Bibiliya, kuko Data arashaka twongere dukundane. Reka mbabwire barakore kera barakundanaga, bene so yagira ikibazo mugaterana mukajya kumusura, ariko urukundo rwarashize. Kandi Yesu yaravuze ngo amategeko ahagarariye ayandi. Mana itugirire neza. Itegeko rihagarariye irindi nuko ukunda
Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ibyawe byose. Ariko aravuga ngo akunda mugenzi wawe nkuko wikunda wowe ubwawe. Mbese ukunda mugenzi wawe warangiza ukamugirira ishari, warangiza ukajya kumuvuga. Ukunda mugenzi wawe ukarya wizi ko waburaye. Ukunda mugenzi wawe ukambara ugahindura uzi ko yambaye ubusa. Urwo rukundo ni urukundo ruwe. Mana yambwiye ngo mwongere mwibuka urukundo. Muririmbyi waravuze ngo uzanyibutsa urukundo. Data yongeye kugaruka aravuga ngo wibuka urukundo Yesu yagukunze nawe urukunde bene so. Ko aravuze mugire ideni, ntimugire irindi deni uretse iry'urukundo. Mana yambwiye ngo mugire urukundo. Biravuga ngo naho navuga indimi nk'iz'abamarayika n'iz'abantu, naho nahanura, naho nakora ibitangaza gute, naho nabwira umusozi ukimuka, naho nakwitanga ngo nkwikwe, ariko nta rukundo, byo ntacyo byaba bimariye. Bene data yambwiye ngo mugire urukundo, kuko nibyo bigiye kubatunga mu minsi iraza. Icyo nicyo data azabibukiraho. Ndagira ngo usome Petero igice cya 3 usome umurongo wa 8 kugera ku wa 12. Ibisigaye mwese muhuza imitima. Ngo ibisigaye mwese muhuza imitima. Uzabona gute na mwene so mutahuje umutima kandi muvuga ngo muri mu rugendo rumwe ruga mu ijuru? Mubabarane kandi mukundane. Mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Ngo ntimukiture umuntu wese inabi yabagiriye. Cyangwa igitutsi yabatutse. Ngo cyangwa igitutsi yabatutse. Ahubwo mumwiture kumusabira umugisha. Ngo ahubwo mumwiture kumusabira umugisha. Kuko ari byo mwahamagariwe. Kuko ari byo mwahamagariwe. Kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kugira ngo namwe muragwe umugisha. Komeze. Yego. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo. Ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo. No kubona iminsi myiza. No kubona iminsi myiza. Abuze ururimi rwe rutavuga ikibi. Uwo nabuze ururimi rwe rutavuga ikibi. N'iminwa itavuga iby'uburiganya. N'iminwa itavuga iby'uburiganya. Kandi azibukira ibibi akora ibyiza. Ngo kandi nazibukira ibibi akora ibyiza. Ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Nashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi. Ngo kubera ko amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi. N'amatwi ye ari kubyo basaba. Ngo amatwi y'Uwiteka ari kubyo basaba. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Ngo ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Datarambwiye ngo mugire urukundo, datarambwiye ngo mukiranuke, datarambwiye ngo mugire ukuri, datarambwiye ngo mugire ijambo. Mwe gukunda ubuhanuzi kuko nibwo bwabafunza amatwi, mwambare kuteri naho mugiye gusengera mwabo bashumba n'abandi bose babayobya mugenda mukurikiye ubuhanuzi. Wumve ko Imana ikuvugaho. Reka nkubwire, fata Bibiliya yawe usome ijambo, Bibiliya guhanure. Data yambwiye ngo ijambo mbibutse ngo mu Befeso ibice byaho 6 uze gusoma iki gice cyose cya 10 buryo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Rambwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota. Bibutse ngo ni inkota. Mwebwe murashaka ubuhanuzi mudafite inkota, kandi ni igihe cyo kurwana n'umubisha. Biravuga ngo ibyo ducirana nabyo ngo nabatware n'abategeka, ntabwo ari ibi bifite inyama n'amaraso, ngo nabatware n'abategeka bo mu isi y'umwijima. Ko dayimoni aguteye mu buryo bw'umwuka, intwaro wakabaye umusindisha akari ijambo ry'Imana, ko ntaryo wibitseho ubitse iki? Mana irambwira ngo musengeranire, cyangwa umubiri wese asengere mugenzi we, musengera abera bose, kandi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose. Musengamo no kwinginga, musabe Data buzuze mwuka wera, musabe izindi mbaraga, musaba yandi maso, mukuremize kuteri mwambaye zirari ry'ibyisi, mukuremo. Yego.
mana y'amahoro ihabwa icubahiro. Ndatarambwira ngo abera arabakunda kandi muratabawe. Niyo mpamvu message yanyu igiye tugiye kuyisoreza kuri Yesaya 43 udusomere murongo waho wa 4 dusoze. Yesaya 43. Yego. Iyi message ngiye kuyiha umuntu wese wubashye Imana agakiranuka, uzi ko yambaye intwaro zose z'Imana. Reka mbabwire ngo nta kinanira Imana. Yego. Nta na kimwe kinanira Imana. Yesaya 43. Yego. Murongo waho wa 4. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 43 murongo wa 4. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa ngo kuko wabaye inkoramutima y'Uwiteka kandi ukaba kubahwa nanjye ndagukunda n'Uwiteka uri kuvugana nawe. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Ngo nicyo kizatuma itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. N'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. N'amahanga akayatangira ubugingo bwanyu. Mwese muzakurikira Umusaraba TV, mwubaha Imana, mwarakiranutse, mwaranakunze gukiranuka, mwarakunze ukuri. Data duhereza umugisha. Shalom. Shalom. Urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi Imana ikwagure. Mama w'amahanga, Imana ikuhe umugisha cyane. Murakoze cyane kandi tusangire. Abantu bayambitse rinete za filime bituma batareba. Bambaye filime z'ibyisi bibagirwa ko data yavuze ngo mushaka ubwami bwose ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibyisi birasigara mu isi, ariko bambaye filime z'ibyisi. Bari kuvuga ngo isi iraryoshye, nyamara warebera mu buryo bw'umwuka ugasanga isi irasharira ndetse igeze ku ndunduro. Abantu ntibagishaka kubwirwa ko Yesu agarutse, barashaka kumva ko babahaye imiturirwa, nyamara ntago bari kubona ko yatanze ikimenyetso muri Amerika ko ibintu byose bishoboka, muri rukaza ukabitwika. Yego. Ibyo byose umuntu wese duteze amatwi akumva ubutumwa mukozeho ari buze kugira ibyo akosora. Kandi dusuje abarundi by'umwihariko message nyinshi ireba abarundi badukurikira. Wowe wumva ko uri umurundi mushinga ntahe, ndagukingurikiye cyane, ndabasuje cyane. Iyo ni message yanyu, namwe muyumve kandi murushaho gusenga no kuba bugufi y'Imana. Mama w'amahanga, nimba nta yindi message yongeye ku byo wavuze, uratanga nimero za telefone udusengera Imana. Yego, reka mbanze nshima Imana. Bushize navuze umuntu witwa Fisi, kandi Fisi yarabonetse, afite uburwayi budakira. Nahamagawe na mushiki ufite uri muri Canada. Fisi ari Kicukiro, nanababwira ngo mukomeze kwizera, Fisi azakira. Yego. Nimero za telefone usenga Imana. Nimero zanjye zo kuri WhatsApp zose zisigaye ziri kuri WhatsApp, ari MTN yanjye nayo iri kuri WhatsApp ni 0789307336 ni WhatsApp yanjye, ariko ntago ari WhatsApp ya groupe abasirikare ba Kristo. Ngira ngo abantu bamaze kubimenya ko Esther ni umuyobozi wa groupe abasirikare ba Kristo, kandi umuntu wese ushaka kubana natwe muri groupe, niyo mpamvu dutanga iyi nimero. Nayo ni yanjye ariko ni iya groupe, ni 0739573670. Iyo nayo iri kuri WhatsApp. Ushaka kuduhamagara, ushaka ko dusengana, ndashimira Imana, hari byinshi iri gukora cyane, ndayishimira. Kandi nukuri yarakoze kubana natwe, namwe mwarakoze kubana natwe no kutwakira ku Musaraba TV. Nshimira Ben Nepo kubera ko
yabigizemo uruhare runini cyane. Data ajya amuhereza umugisha kandi amwagure muri byose. Reka dusenge. Reka ngira abarwayi mwizere ko data ashoboye byose, ikindi abantu mufite amadeni data arabishyuriye. Urera urakiranuka, ushoboye byose, uri Imana yo kubahwa, yo kubararirwa, uri Imana idukunda urukundo ruhebuje. Data turagushimiye uyu mwanya wabanye natwe, data ukivugira ukabwira ubwoko bwawe, ukarangurura ukagera ku mpera z'isi. Data turabizi ko abakurikirana iki kiganiro bari henshi, bari kure cyane. Data n'abari hafi bose ugiye kubahereza umugisha. Yemerera uyu mwanya dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Yemerera data si rimwe si kabiri tukubonye ukiza uburwayi. Data twarakubonye ukiza amakanseri, twarakubonye ukiza amadiyabete, twarakubonye ukiza sida, twarakubonye ukiza imitima, twarakubonye papa tegeka abadayimoni bagahunga, twarakubonye Jehova, twarakubonye. Niyo mpamvu dusengeye umuntu wese ufite uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamuye kwizera data, nawe azamuye kwizera kwe. Nyemerera umurambike w'ikiganza cyawe gikiza. Uri general doctor hejuru y'abandi, numukize papa. Urakoze Jehova, kugeze mu mpande enye zose z'isi, mukabukoze umurimo ukomeye, ukaburemya amashimwe ku barwayi. Kandi urakoze ko wishuriye amadeni mwama bari bafite amadeni barembejwe. Urakoze papa, dusengeye Afurika nuyibohore mwami Imana mw'amacakubiri y'amoko, mu bigirwamana, mu izina rya Yesu. Turasengera isi yose muri rusange, nutanga agakiza, agakiza gafatika, agakiza ko mu mutima, tarako ku munwa cyangwa kwishushanya. Mu izina rya Yesu, zimbaraga zose zishikamiye abana bawe zose tuzifashe mpiri mu izina rya Yesu. Urakoze papa, ngaho nuganze kandi utegeke muri byose papa. Mwami Imana niwubahwe, niwubahwe, niwubahwe n'aboreze n'abakomeye, dore ko nta n'abahari bo mu isi, ahubwo ni wowe ukomeye, uri hejuru ya byose kandi ubirusha imbaraga. Urakoze Jehova, kubikoreye kwiyubahisha, nuganze utegeke none n'iteka ryose. Amen. Amen. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ukomeze gusenga kugira ngo Imana ikomeze iguhe message zo gufashisha abantu. Nshuti muvanywe duteza amatwi nkuko twabitangiye tubasaba kujya mu bane natwe. Tugushimiye ko banye natwe kugeza dushoje kino kiganiro. Komeza dukurikiye ku biganiro byose, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao.